mwongeye kwirirwa mwaramutse bitewe n'ahantu muri twongeye kubaha ikaze kuri Amavia TV. Turongeye turagarutse kandi turabakunda muri kumwe na Jean de Dieu ndacyayisenga. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko cyangwa se intego ivuga ngo ibintu ukwiriye kwirinda byatuma udakurikira intego yawe ngo uyigereho mu minsi yawe. Abantu benshi bagira intego, bagira ibitekerezo, bagira imishinga myinshi, ariko hari ibintu ukwiriye kwirinda mu buzima bwawe bwa buri munsi kugira ngo uzabashe kugera ku ntego zawe. Icya mbere, ukwiriye kwirinda ibitekerezo bya ntibishoboka. Ibyo bitekerezo bya ntibishoboka ukwiriye kubyirinda, haba mu gitondo, haba ku manywa, haba nijoro, haba mu nshuti zawe, haba mu bintu usoma. Ukwiriye kuba buri gihe ufite ibitekerezo bya birashoboka, ukikuramo ibitekerezo bya ntibishoboka. Ukirinda ibitekerezo by'urucantege rwa hato na hato, ukanirinda ibicantege bya hato na hato, kuko ibyo ngibyo ntibishobora gutuma ugera ku ntego zawe. Ibintu biguca intege, bishaka bituruke mu bantu, bishaka bituruke mu nshuti, bishaka bituruke mu bitekerezo byawe, ukwiriye kubyirinda. Ikindi, amateka y'abatubanjirije. Amateka ni meza, ariko hari abantu bakunda gutinda ku mateka kandi bagatinda kuyagenze nabi, ku buryo atuma badatera intambwe ngo bagere ku ntego zabo, kubera ko mu muryango wabo baragerageje biranga, mu gihugu cyabo baragerageje biranga, ku isi hari n'abandi bagerageje biranga, ariko bazi byanze mu gihe cyabo. Mu gihe cyawe komeza ukore, komeza ukore kandi ukore cyane. Amateka y'ibyatubanjirije, amateka twigamo amasomo, tukanafatamo n'ingamba zituma ibyabaye bibi bitongera kutubaho. Biba ari byiza tukabimaintayininga, tukabikomeza, ariko tugakomeza kugana hehe? Imbere, tukagera ku bintu bihambaye bikomeye. Ikindi kintu ukwiriye kwirinda ubwoba. Ubwoba ni ikintu kibi. Fear ni ikintu kiri mu mutima w'umuntu no mu muntu. Gutinya ingaruka, gutinya. Ukwiriye kwirinda ubwoba mu buzima bwawe ubwo ari bwo bwose. Ukirinda ubwoba budatuma ugera ku ntego zawe nk'uko ubyiyumvamo. Ikindi, gutinya ingaruka, gutinya fear, gutinya risks. Ntabwo wagera ku bintu bihambaye utinya ingaruka, utinya risks, ahubwo zimenye. Shaka uburyo uzahangana nazo, uzagera ku ntego zawe byanga bikunda. Ikindi, kuguma ahasanzwe. Abantu bakunda kwigumira mu bisanzwe, bakaba mu bisanzwe, bakambara ibisanzwe, bagatekereza ibisanzwe, bagatura mu bisanzwe, bakaba ahasanzwe, bakabana n'abasanzwe. Ntibashaka ibintu bibacarenginga, ntibashaka ibintu bibavana mu cyo bita comfort zone. Wiguma ahasanzwe, tera intambwe gana ibyiyumviro by'umuntu. Ibyiyumvo by'umuntu, uko wiyumva, emotions, ukwiriye kuzirinda, kwirinda za emotions zawe. Ibintu ntabwo nabikorera aha hantu, ibi bintu ntabwo nabikora aha hantu, ibintu ntibyakunda aha hantu, ibi bintu ugendeye kuri ibi ngibi. Ikindi, wirinde kureba bugufi,
umuntu ureba bugufi ni ukurya gusa no kuryama nta kindi yakora, ni ugukora no gupfa. N'ibyo oya, ibyo bintu ukwiriye kubyirinda. Ikindi kintu ukirinda ubunebwe, Lazzyness, mu mitekerereze no mu mikorere ukirinda ikintu bita ubunebwe. Ubunebwe burica, ubunebwe buguhindura umukene, ubunebwe buguhindura imbwa, ubunebwe buragusuzuguza, ubunebwe butuma utagira ijambo, ubunebwe butuma ubunebwe ni ikintu kibi cyane. Imana ikurinda ubunebwe, Imana ikurinda ikintu cyose cyatuma ugira ubunebwe mu mitekerereze no mu mikorere no mu gufata ibyemezo ugana ku ntego zawe z'ubuzima. Ikindi, kujarajara no kujarajaza ibitekerezo. Wijarajara ngo cyangwa ujarajaza ibitekerezo. Cyane cyane urubyiruko rukunda kujarajara no kujarajaza ibitekerezo, ariko igihe tugezemo ntabwo ari cyo kujarajara no kujarajaza ibitekerezo, ni cyo kuba focused, ukagana ahantu wumva uzi utekereza kandi wumva wifuza, ukahagana n'imbaraga zawe n'ubwenge bwawe bwose. Rero reka kujarajaza ibitekerezo no kujarajara ubyirinde mu buzima. Ugabanye ibintu byitwa disorder cyangwa desordre, uyirinde, uzagera kuri byinshi. Ikindi, wirinde gutatanya imbaraga, ukora ibintu bitakujyana ku ntego zawe. Kora ibikujyana ku ntego, gana ku bintu bikujyana mu ntego, tekereza ibintu bikujyana mu ntego, soma ibintu bikujyana mu ntego, umva abantu bakujyana mu ntego, bana n'abantu bagufasha kugera ku ntego. Egera abantu, tekinoloji zaraje, niba waranabuze n'abantu, soma, wumva ibintu bituma ugana ku ntego. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Ibyo bintu nimubyirinda muzabasha kugera kure. Niwirinda ibitekerezo bya ntibishoboka, niwirinda urucantege mu buzima bwawe, niwirinda amateka yabanje, niwirinda ubwoba, niwirinda gutinya ingaruka, niwirinda kuguma ahasanzwe, niwirinda ibyiyumviro byawe bya bindi bigusubiza hasi, niwirinda kureba bugufi, niwirinda ikintu bita ubunebwe, ukirinda kujarajara no kujarajaza ibitekerezo, kandi ukirinda no gutatanya imbaraga, nta kabuza uzagera ku ntego zawe. Uzaba umuntu udasanzwe, uzaba uwo kwifuzwa, uzakora ibidasanzwe bizana impinduka mu buzima bwa benshi, kandi uzaba uwo kwifuzwa, uzaba igisubizo. Uzatanga akazi kuri benshi, uzagira inama benshi, uzageza igihugu cyawe ku iterambere, n'umuryango wawe n'umugabane wawe ndetse n'isi muri rusange. Imana ibaha umugisha, kandi Imana ibishimire, banezererwe, mugera ku ntego zanyu nizo tubifuriza. Nibyo tubifuriza, nta kindi. Mugere ku ntego zizana impinduka, mwuzuze icyo Imana yabahamagariye. Murakoze rero, muhabwe umugisha. Naho utaha mwari muri kumwe na Jean de Dieu na Cyesengo bakunda, nakagaruka kuri Amavia TV, twababwira ngo naho utaha, bye bye.